Ninjye wayishizeho niba umbwira uti muyibonye muri babiri uyu mwaka utambutse. Amazi ni meza ariko niga muri university isomo twigaga bitaga general psychology. Mwarimu atubwiraga ko akenshi ubundi umuntu burya udafite icyo avuga kenshi avuga ibintu byinshi kugira ngo akonvinsinge abantu, ariko burya ufite ibintu byo kuvuga bifatika bigaragara uvuga ibintu bikeya, so nta musa rero nanone wo kuvuga ibintu byinshi. Ubu iyi season no kujya mvuga ibintu bikeya ariko ibikorwa ari byinshi. Aya mazi rero nayo anyobwa n'umuntu uri kuvuga ibintu byinshi umuyawa wasiri ubutaha naga coffee. Yabagoye by the way nanjye nari munazana biriya bikombe bitatu natwahise zishize. Ariko ntago byankundiye kubera ko imihanda ntago imeze neza, byabaye ngombwa ko mfata akamoto uyu munsi imodoka naparitse nabuze ukuntu bizana rero, ariko ubutaha nzaza mbiba mu rukero rwose mbere yuko se zitangira abantu babone ko ufite icyo uvugiraho bitatu. Aya mazi rero mujye muyaha wasiri. Amazi n'ubuzima, amazi yaje ikawa yawe iri mu nzira, ikawa yawe irahari ariko n'amazi n'ubuzima. Wasiri anaweza kuishi hata motoni. Wasiri yabona mu mazi wasiri no mu muriro yaturamo. Welcome ni nyinshi ndimo ndabona abantu banagaho ubutumwa. Ati nitwa Naramabuye, waramabuye Jangwani amfashe kwinjira muri online fan club ndi Mugambazi. Kunze wa APR ari Mugambazi urumva. Diane ati ni icyarindwi niba kipe tugomba kuzuza tuke ahagana he sinzi. Ati uzigihe ati nitwa Elize Jangwanovic Sanda gusuhuje umuvugizi wacu n'uyu nguyu. Ubwo niba n'undi wipanza akazi Jangwanovic adahari nyiri umuringa yaje ba wipanza akazi nukuberereka tugakora turi benshi. Hari na ba grand frère basonga mbere ba Kabange ba Emily Stili ngenda cyafata nk'aba grand frère kandi dukora akazi kamwe nabo bashobora kujya hano wenda ntabonetse. Nibaza yuko wenda ni ngewe mu buryo buri official ariko nabandi nizera ko nabo nabavugize ba APR kandi buri mufana wese wa ni wowe wemewe n'amategeko, ni wewe wemewe n'amategeko. Oya n'abafana reka ngo byo kuryarya cyangwa ni hapa ni wewe msemaji. Kuna abantu bazi ngo BNB ngo buriya ngo urabona ngo hari igihe ngo bahuhaho ngo hari igihe bagira gute ukoreye kimwe kigenda gishira Jangwani nikangana isukari zamuka. Iyo twageze ku wakane rero nabyo kuryarya biba bihari. Ese ba bantu barimo umuntu atwohereza ubuyobozi bwa APR, ubuyobozi bw'ikipe y'ingabo z'igihugu cyacu, umuvugizi w'abafana bamutwohereza bashaka ko tuganira n'abafana, kereka ari ubundi butumwa bw'akazi urimo, hari indi mpamvu Jangwani atabonetse. Ntago ari ugutegeka turi gusaba, ariko Jangwani nuretse ubu ngubu ubona akabana n'urujya no kwisabira hano ntago ari ngiye uri kubisaba. Memeri dawo ntago ari ngiye uri kubisaba. Oya ni Jangwanovic samani sana ni Jangwanovic niwe msemaji w'abakozi w'ikipe. Abafana ba APR ndabeshya hari undi muvugizi tuzi Imana ishimwe ko Jangwani yongeye gufata ko mona tabyemera neza ariko wanda tanyemera bari muri marine ariko ni marine aba marine ndumva ntacyo bapfana Jangwanovic bari muri marine ariko sumo marine. Murashaka kubwira iki Jangwani? Murashaka kubwira iki Jangwani? Reka nakira abafana rwose mu musuze, ndimo ndabona yuko mwari mumukumbuye kandi yanaduteye iteka aravuga ati reka nce kuri BNB mbasuhuze. Ubwo n'ahandi aragenda hose agera basuhuza, ariko inkuru ya mukuru ya mbere imuzanye Jangwanovic nuko mukanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 akadirishya. Ndashaka soka hano muri studio akagera bamubwira bati twumvishe ko wagarutse cyane kabisa ku buryo nk'amatike Memeri dawo ngiye kuvuga ngo sabe Memeri dawo. Oya Memeri nago Jangwani mu butu wacu agenda soka hano muri studio murumva batubwira bati abafana ba APR byibuze ibihumbi 2 baguza amatike. Ubundi byagakwiye kugera ejo ino Pele Stadium yamaze kuzuza. Atwereka sold out. APR itangaza sold out. Atwereka sold out bitatu n'amafaranga make. Twizere ko tutagira ku cyumweru. Oya ntago twahagera. Tutagira ku cyumweru. Bikabije no umunsi w'ejo. Kanyigurira yo hasi. Cyane kuko ni 3,000, 10,000, 20,20, 30 muri VIP. Hara twe twirebera 3,000. Hara hakurya. Bari aba bitatu. APR kano ga stade Jangwani Pele Stadium kiye kuzura no gupfa. Saa 8 mugafata umuntu. Saa 7 byibura umufana wanyuma tukaba twapfundikiye kabisa ubundi. Fisto Kalala
amatsiko yo kubona uburyo uzamuhagarika. Reka dutange telefone abantu muhamagare nimero yacu ntago turi buyivuge ubwo utayizi ntago ari bubashe guhamagara iva ntuyandike ubwo nabo turamenya ko ari abakunzi ba BNB kuko umukunzi wa APR ushaka kuvugisha Jangwani nawe turamuha impano. Allo radio yawe nutayikuraho turagukuraho cyangwa mbare kuti. Allo mwaramutse neza mwiriwe? Oya nago wabasha kudusubiza uri kuri radio twumvira kuri radio kandi waduhamagaye kuri telefone na mpamvu nimwe we duhamagare nimero yacu ubwo niba uyizi uri umunyamahirwe. Allo yamaye nguyu ko numva ise yirukanka ni benshi ariko niba wadufatishije wa mugani nkuko mujya mubivuga babashe gufatisha BNB Kigali FM ntuhite ukupa ubundi uvugishe Jangwani. Allo yego Zemute tumeze neza witwa nde? Nitwa Mugisha bererwa magana ariko acuni Mugambazi Murambi. Umugu y'Umugambazi. Mugambazi bose uranahazi cyane ku mugabo twa Sharangabo Edouard. Sharangabo se umukuru wa kiliziya yacu hariya. Aha no kabisa bimeze. Jangwani wamwumvishe? Namwumvishe cyane umuhungu wacu rwose agarutse mu kazi ke tu. Muvugisha we Jangwani. Oui. Karibu kabisa. Asante ariko no mugura amatike uzaza se? Kuri Perestade. Hano Rwamagana ni hafi. Rwamagana ni hafi ni huba? Cyane rwose ubu niho nibere. Kuwa gatatu saa 8 wabasha kuba uri mwapere. Mwapere ndani. Ndani uzabari? Ewana, Kristo ntago agomba kuducika hariho turamufite. Harya batubwiye ko witwa nde? Mugisha Jonas. Mugisha rero reka nkubwire. Ego. Kuko duhamagaye uri uwa mbere. Tukwemerera itike nka BNB Kigali FM. Kuka Jangwani. Tubwire nimero yawe Jangwani bazayikoherereza. 07 Yego. 3 0 0 30 5 Yego. Urakoze cyane Mugisha. Merci kandi namwe akazi keza. Ubwo kuwa gatatu nizere kuzaza kare wambaye jezi ya APR y'umukara n'umweru ubundi tike yawe rwose irakugeraho. Kabisa ndahari tu. Okay, uyu nguyu rero ubwo nuwambira agize amahirwe. Fana bari bagukumbuye. Fana ramukumbuye ubutumwa bwose. Naje gusanga nitujya guca kubura ubutumwa. Nago biri buze gukunda. Ndimo ndabureba ni bwinshi. Nimero yacu mu buto buri umuntu urayihamagara nuko asanzwe nawe dukurikiye. Yego. Nuko nasanzwe dukurikiye n'impamvu nabwiye Ivan nuyishyireho bihorere uyizi. Barayizi. Ari uza guhamagara. Mugisha rero uri Rwamagana n'umukunzi wa PN wa mbere. Allo? Ay Jangwani bakiri we baje kureba. Twabagezo kabisa. Karibu. Jangwani welcome. Merci kabisa merci cyane. Witwa nde werereye hehe? Witwa Olivier Merere hano ku Gisozi. Ku Gisozi. Olivier wamaze gura itike se? Wapi ntabwo narayigura ariko tugomba kuba tubaryamye. Gure vuba bitaragera ku cyumweru zaba yuriye. Batubwira ahubwo batubwira akanyenyeri. Okubwira akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 Yego. akanyenyeri 12 akadirishya. Kabisa. Olivier wowe nimero yawe ni iyihe nawe? Ni iyi ngiyi kabisa 079. Yego. 079 Yego. 95 15 Eko zibaye nyinshi. Oya nibyo. 9 Oya ni 95 inshuro ebyiri. Yego. 15 Okay. Mu butu najya zifata zino nimero. Ubwo rero ngira ngo nawe umukunzi wa APR ndumva wishimye kubona Jangwani ati kongera kumubona. Abakunzi b'ikipe ya APR FC rero n'umukino Jangwani yatwijeje yuko Pyramide Kigali irahagwa. Ati muzihangayikishije ntabwo rwose iyo ngiyi irimo uwo ni uwa kabiri reka dufate n'abandi bantu nka batatu Sidiki. Yego. Ariko abandi mube mukanda kanyenyeri mwe mugura amatike. Abo ku butumwa uyu munsi ntago murimo. Bavugane na Sa Jangwanovic. Jangwani mu profite mu muganirize mwumve. Aromo nyanditse ngo nzashinge academy k'abavugizi. Allo Jangwani akiri umuntu. Yes. Oui. Meze neza amakuru yawe.
Makuru ni meza, you are welcome. Asante kabisa. Uherereye witwa nde? Nitwa Daniel. Ku ya mbere kuwa gatatu tuba turi kumwe. Cyane ariko nanjye mu mayagati cyawe. Daniel uragana Kabeza. uri Kabeza uzaza ndumva uzaza ufite jezi ya peri cyane ni itegeko kuzambaye jezi ntabwo tuzemera ko winjira cyane ndayifite. Okay, nimero yawe ni 07 078 yego 79 yego 73 73 947 947 ntabwo ari nyinshira Daniel Nsabimana. Daniel ubwo rero Daniel nawe ni umukunzi wa APR akaba n'umukunzi wa BNB Sajangwanovic ubwo nawe amuprofitiye habonye itike nawe yo kwinjira kuwa gatatu Sidika twibutsa abantu ko ni saa 8 Isamna ariko zaba ari konje ku ya mbere si ya mbere yo kwakira konje yaba ari konje birumvikana ko nta byaje kuvuga ngo ni umunsi w'akazi azaba ari umunsi w'ikiruhuko kugura itike gure kare tujye tujya n'umuco wo kugura itike kare niba kugura ati ku cyumweru izabigeze ku 500 yigure kare ku mafaranga ati umuntu uzi nimero ya radio nayime nanjye mamagare nanjye sinyize amabara y'umukara n'umweru ni menshi kuri YouTube. Allo Mtoto wa Jangwani. Yes Papa Messi. Papa Messi ariko ndanamushimira ngo umunsi baturekura yatuvanye ku rukiko atugeza neza mu giporoso ne bamuhagarikira aravuga toya subira yaterekeje inyuma n'amafirimbi oui Papa Messi ndakwishimira cyane ntitaye kuri umukeba asante ndabizi kabisa nitaye kuri umukeba rega buri umukeba mwiza arije kurerera umwana wangu yego yari umukeba ugira ubuntu ushyira mu gaciro avuga ati umutende nubwo ari umukene reka mufashirize umwana agira icyo ageraho uranda kwishimira cyane uburyo usobanutse kandi udasebanya utibanda muri make urashoboye muri make asante kabisa reka nkibaraza tubazo rero nkatungaye ucyumva ugeze hariya ahantu wumvisha umeze ute watunguwe n'iki wisanga mu maboko atarayo mu bintu utakekaga n'ubuzima Papa Messi reka tujye ku mupira muri bariya bavandimwe mwari kumwe ninde wabona gufite ubwoba cyane ninde wabona umengo yari ninde warize icya gatatu cyo cya nyuma wabonye ubutabera bwa gisirikare n'ubwa gisivili urakoze turi kumusubiza kuri radio Papa Messi bazobye Jangwani icya mbere nabonye kurusha ibindi navuga no rukundo nasanze hariya umuntu kukwitaho mutaziranye abizi neza ko nta naho muzahurira kagushakiraho kuryama kaguha amashuka kaguha ibikuvurera ibintu byose ubona nta hantu muzi nta naho muzahurira byarantunguye kurusha ibindi urukundo nasanze hariya ikindi umuntu wagiraga ubwoba kurusha abandi se ntago navuga ngo n'ubwoba ariko ahubwo umuntu wenda wabonaga kwakira byananiye n'umuntu bitari kare ntago Jenzo Chirikari kare wabonaga wapi na vibe wabonaga iminsi yanyu icyumweru cya mbere wabonaga sawa ariko kuva ku cyumweru cya mbere kuzamura wapi kabisa urabona nta cyizere wapi mukamuremamo icyizere nako njye narasengaga hariya narize ngo niwe wasengaga cyane so rero yakundaga kumbaza nyine nta kintu Imana yakubwiye namubwira nti gusenga se niko rusanzwe umeze cyane ariko njyeme ndi umunyamasengesho njye n'ubundi muri church niwo muri mahoro ndasesa ndi umunyamasengesho Imana ntacyo yakweretse umwingenzi w'itorero buri umwingenzi usengera abagana y'ijangwa igikondo ariko barabizi benshi ahubwo rigani ntabwo yavugaga ngo yarasengaga we ahubwo sinzi agira kwizera kuri ku rwego rwo hejuru yambwiraga yuko nyirakuru before yuko apfa yamubwiye yuko azarinda ava kuri isi amapingu atamugiyeho yarambwiraga rero Jangwani twajya mu butabera tuzajya hose nta na rimwe amapingu azanjyeho kandi koko niko byagenze twarenze tuva hariya amapingu atatugiyeho kabisa n'amapingu abagiyeho arambwiye tuzaguma hano sinzi igihe tuzaviramo ariko amapingu yo ntazagira amaboko yanjye wiyumvishe gute bakubwiye bati tawe ubutabera bwa gisirikare n'ubwa gisivili ntago navuga ngo bifite difference ko n'ubundi iki gihugu cyacu n'ubusanzwe n'ubundi ntago wavuga ngo burusha ubundi n'ubutabera kandi nanabushimira by the way telefone bayigusubije ninde muntu wa mbere wahamagaye
mbere nahamagaye ntabwo ndi umuvugira wanze kumuvugira mu Rwanda cyangwa ni n'umusore yahamagaye ikintu gitangaje nahamagaye ahubwo umupeti tubana waba peti baba ko twe twaraguhamagaye telefone iranga peti bagufasha nyine ibirimo ndamuga naje nyine umupeti wo muhira mu rugo sinkuburego wasanze urugo yararufashe neza biteye ubwoba nubwo nasanze yaragizemo abashyitsi ariko ntacyo twebwe uwabitubwiye bwa mbere ni Steven Rukaka Steven Rukaka yahise atwandikira ubutumwa Steven Rukaka nana mubonye ku mugoroba ngo Steven Rukaka tumusuze cyane we ni nkaho twari dufunganywe nukuri pe kuko ikintu wenda cyari gitandukanyije nuko wenda tinjiraga muri iriya nzu giye batwinjizaga cyangwa ngasohoka cyangwa ujye kuburana ariko n'ubundi ahantu hose groupe bita Dondosha oya ngiye yabimbwiye afite ikiniga uriko rukasubwira ati sohoka uvuga umenye iyi nkuru Steven Rukaka yabitubwiye n'ikiniga yishimye ati baramurekuye gutyo n'abavandimwe cyane bitwa abapazo baritire bagogo n'abafana benshi ntago navuga ngo mbavemo n'abareyo abayovu n'abasportifu muri rusange by'abantu mu itangazamakuru n'abantu benshi ntago nabavuga ngo mbavemo kabisa barantu abayobozi b'amakipe hari umuyobozi umwe wa kipe ya Mumbutu umujene ntago ndivuga izina ry'iyo nama murahita mumwumva umujene President Jeune yakaza akanyenyeri kare President Jeune ariko nibyo ndakanyenyeri nuko nanze ugahuza n'akanyenyeri ariko nibyo nawe nari kani yaranganiriza umwanya munini ngane n'inshuti yanjye ambwira histoire y'ukuntu ariko aho tutubwire bamugani Papa Messi twari twanze kujyayo cyane kandi bamugani ni watubwiye ko aribwo bwa mbere uje kuri mikoro yambwiye nciremo ukuntu yagiye ambwiye ati byari nka filime jarike Jangwani mwari muri kumwe ni ngewe wundi watumwe bamujyana kuko urumva ngewe nari mu irange wari tamutamu kabaraza kakandika imbere none ngewe bamamagaye manuka ngiye ku mu meeting riganira mbonye arampamagana ngo ngwino twe dusaza ngo maze nitewe umuntu ndaje jewe nari ngusize kuri Pere Stadium abamanye ngo kuri Sirigani wagusuzaga niwe umuntu ari guhamagaye ariko namushakaga nta kibazo nabanze ko ntani sinabari bano bandi nsanzemo ariko Rigani shagira confidence Rigani bose barababwiye ati tugiye ahana baratugeza njye nari ndiho ninjiye mu modoka bambwiye ngo ubu ntije telefone meruka ubwo ubwenge nabugaruye njyanye Rigari yayiciriye imiyogo rero bavare nazi ni ubwa mbere mu buzima bwanjye n'abari abantu bo bakuru umudugudu twakunda kuvuga ngo ntiwishyuye ibishingwe nk'umuteka kuva navuka nta muntu ari bwajyana ikibazo nawe ku buryo ushobora kuba nahura n'undi ngo duhuze we nanabwiye ngo wahemukiye telefone bwa mbere rero mbona none ariko ni byiza byanshimishije oya abantu amarangamutima kandi cyiza cya mbere kirimo mbere nambe no gushima Imana cya kabiri n'ubutabera kuba bwarabonye ko nta makosa yandi yabayemo bakababwira ati ni mutahe byanshimishije kongera kubabona hari hagiye havugwa ibintu byinshi nimugoroba namubonye Jules kamusuhuze Jules ni umuyobozi wungirije abafana b'ikipe ya APR hano mu mujyi wa Kigali uyagiye ku rwego rw'igihugu uyagiye ku rwego rw'igihugu umujyanama ku rwego rw'igihugu n'umujyanama ku rwego rw'igihugu Jules ari ku mugoroba ko ku mugoroba mwahuye na chairman wanaduciramo ubundi nama nabonye amafoto wa mugani ariko dusigaje amatike abiri kunzi ba APR Jules n'uyu nguyu Jules kamusuhuze uko biri kose uriya wundi begeranye no witwa Raiya ni vice perezida wa kabiri w'umujyi wa Kigali no yungirije Rukaka ni perezida w'umujyi wa Kigali Rukaka ni perezida w'umujyi wa Kigali witwa Raiya we na witwa Maxime nibo ba vice perezida ba Rukaka Jules rero ariko afite yango ko namubonye nzita arahari zitarahari nzita na Olivier na abantu twari turi hariya mu rutaje ni usibye ukuyemo abanyamakuru of course yantawe ntago ari mu gihugu ibaza ko ndumva ntawe kabisa ndumva nta abantu bose bari bahari bamwita dada we ni dada ni umuturanyi wa Nasiri
abantu bakajugujugu hari igihe dada abantu baramuzi cyane dada kereka batagera ku kibuga protocole ya APR muri VIP inama byari imeze ite mood yari imeze ite mu nama mwarayimukoranye na chairman bwa mbere bwo byari kutwakira of course nk'abantu bari bavuye hariya ngira ngo ubuyobozi twataraganira nabwo baduha pole ariko banaduha n'ikaze mu ikipe n'ubundi mu muryango dusanzwemo ikindi banatubwira ko ni kama jeshi nta byo kuruhuka bihari no gukomereza mu kazi nyine kuko kuyambere niyo urebye niyo yari purpose nyamukuru ibindi wenda tuzagenda tubigana ariko ibyo nibyo byari byingenzi ko nibyo byari bikeneye byiriya match ya pyramide so tugomba rero kubishyiramo imbaraga kuko uruhare rwacu narwo rwari rukeneye muri ekipe so urebye ni hanini nibyo ngibyo ikipe inama yibandagaho anashimira ubuyobozi bwa APR twahavuye bwije cyane ariko chairman mu kazi kenshi baba bafite komeje abana natwe ko ibibazo byari byinshi gutebya kuganira gusangira byari byiza kabisa okay so ubwo turimo turaganira na Jangwani ndabona abantu ino ngingo hari rero ko tutayiganiriye abantu bifuje ko tuyigarukaho cyane bifuje ko tuyigarukaho cyane ariko namakuru aciyemo ndabona ari Castar uduha notification ati nayo ni inkuru yari itegerejwe ubwo inkuru nziza cyane kuri Jangwani harubanza ari kwifuza kumubona hakurya William Saliba yemeye kongera amasezerano mu ikipe ya Arsenal y'igihe kirekire imyaka 5 muri ya David Ornstein ni umunyamakuru ukomeye cyane ku makuru cyane cyane y'abakingo mu gihugu cy'Ubwongereza burya abandi baza nyuma ye hano rwose mu Bwongereza David Ornstein mu nkuru zimbabaje kabisa irakubabaje ndabitekereje umutoza wawe imyaka 5 umutoza wa Luis Enrique yabaye umutoza mwiza w'umwaka bayirana nibagiye ku ibintu byanciye gute ko Felicita kabisa njyewe reka nkubwize ukuri sinzi uburyo Dembele yanciye muri humye kabisa simbizi ubundi ngiye turi abantu batatu bonyine babiri ntago bakiri mu mupira umwe yarawuretse completely undi wenda ari mu karuhuko ngiye nyine navuga kuri kwactinga mu mupira muri iki gihe tuzi kureba iriya secteur imbere y'abari abantu batatu aba winga n'umwataka ngewe Sir Alex Ferguson na Klopp nta wundi sinzi uburyo Dembuzi muri batatu ku isi nta wundi umwe yarawuretse dusigaye turi babiri undi nawe ari mu kiruhuko ubu nsigaye ndumwe ariko ngewe ubundi nemeraga karagahongo kandi k'agafaransa bagakinaga muri Bayern kagira imvune cyane Kingsley Coman yagiye kwa Kinubi ubu niwe yagiye Coman ngiye namupreferaga mbere ya Dembele yaguciye mu myanya y'intoki gute Dembuzi Jari wamuryamye uramuvuga abantu baragutuka nari narabibonaga ko azi umupira abasaza ngaba bamushidikanya namugayaga ikintu twagusabye imbabazi ariko Jarike Jesse twagusabye imbabazi basabye imbabazi abavandimwe basabye imbabazi namugayaga ikintu kimwe gusa ariko nacyo muri PSG sinzi ukuntu byagenze finishing yiwe nabonaga iri ku rwego rwo nicyo ngo yaburaga ngo abe umukinnyi ukomeye nk'uru rwego cyane umukinnyi uri komplika Saliba imyaka 5 Arsenal ikoza akazi breaking news imyaka 24 ku 5 azaba akiri muzima iyi sezo Arsenal izatwara shampiyona unatangaza ubwoba rwose izatwara shampiyona Ivanovic n'uwo mu majyaruguru aratangaje ubwo nabonye tombora ibo mu nambaza ati kudashyizemo ikipe yacu ko tombora bigenze abantu benshi ntibamwemera n'abafana ba Gunners benshi baramushidikanyaho ariko Arteta ni umutoza muzabibona wamuvana muri Arsenal nibwo mwamubona Arsenal hari indi kipe mbwira ubundi ryari Arsenal igeze ikina na Man City tubone Arsenal ariko wamuganura reba ndibuka ari kipe nimwe yava Emirates ndibuka twigeze guhura urambwira twigeze guhura umbwira yuko United ikoza amakosa yo kutagura Luis Enrique oya no muri studio yarabivuze muri studio yarabivuze ati abantu abashakisha abatoza ati ndeba Luis Enrique ikina akora muri Paris Saint-Germain amakipe twarabuze abatoza kibazo cyonyine nagize ukuvukiranye ntago navuga ngo nahantu habi navukiye ntago nari nzi kuri muri iyo serikire yabo bantu batatu nabyo nahantu hari bafite ijisho ari iwanyu za na ba Castari n'abamutangazaje mureba kure cyane muri hari iwanyu hirya bufite imana burakira ngo habaga imana abantu barebaga hariya ntago ari navukiye hano nakuri niho wakuriye buriya rero bitandukanye na bya bindi basirinja n'umuvuga ngo bazanye abazungu ntabwo dushobora kuzana umuntu waciye Burayi tuzana umunyaburayi
hari umuntu wabajije ati kuwa gatatu hari imifanire special ku rwego rwo hejuru abitwa bakabange nibyo nakubwiraga bateguye amadarapo n'ubundi n'ibintu byacu ari twatuvuvuzera kuva kuri warm up kugera match itangiye kugera irangiye turatuvuvuzera mwigeze kutuzana kuva match nta segonda na rike tuzapira hazabaho miscommunication hagati ya staff technique ya Pyramid n'abakinnyi kumvikana mwigeze kutuzana muratuvuza Rayon Sport communication urabyibuka nyiterambere idakora ku mupira Pyramid rero Pyramid ubwo nayibwo irarya ni muri uwo mujyi itakuwa kama jangiri kwenye sanduku nk'igisambo kizaba kiguye mu maboko y'abagishakaga icyo bashaka ako jango amagambo yakura nayizana arizana uzayibona ufite script uzayibona rega urumva abandi bo babigiyemo bakuze kubera ubuzima ngiye navutse mvuga igisambo gifashwe mami ati umuvugizi mu Rwanda no ku isi yose n'uyu nguyu Jangwa ariko namahirwe ubundi kugira ngo umupira tugire abantu nk'aba ngaba buriya nk'ikipe y'igihugu igiye gukina niho gushyushya abantu bona buryo abantu bishimye bakuze ikipe ya pere kuvuga ati ubu nibwo twaza ndimo ndabona message nyinshi ba Chris yanagusoje Jire ndabona Jire nawe adukurikiye nawe reka musuhuze urumva nawe rukaka ndabizi ko badukurikiye bose rukaka tubusuhuze munana uramuzi Sidi munana w'umureyo nabayemera Jangwani ndamwemera cyane nana yabaye no muri komite ya Rayon Sport taranzonga atariko uwo musore ndamukunda cyane nishimiye ko nangiye yagarutse Imana ishimwe Jangwa harimo wambajije ati naduciremo gatoya ati byabaga bimeze gute mwabaga muri gukora iki ntago cyari gihe kinini ariko ubuzima byabaga bimeze bite ubuzima bwariya navuga ko apari yo kutabona telefone wenda no kurenga ruriya rukuta yego ibindi byo ni ibisanzwe nta gice twarabakurikiranaga cyane ari radio barazumva habamo imikino myinshi basket volleyball football amabiyari amada ibintu byose birahaba so rero habamo amagym n'ubuzima busanzwe n'ubundi nk'ubwo hanze wenda ntago najya muri detail yego urabizi nawe ariko n'ubuzima busanzwe nta gice nta gukubitwa kubwirwa nabi kinyabupfura cyinshi urukundo rwinshi bimwe bitangaje ariko discipline ubundi no kintu cyantunguye muri gereza kurusha ibindi ngewe nkubona wariyongereye ibiro pa raporo y'uburyo nari wagaragara yuko imirire ari ya Lucky Rice bimeze ite ariko wazagiye oya ibiro byose tubaza ni imirire bimeze gute we ni imirire ububaza ariko naho barabyibushye nibyo Jangwani yarabyibushye naho bararya sinzi uko uwamuherukaga mbere n'uburyangana Jangwani yarabyibushye stress nazo zirabyibushya burya ntabwo ibintu bibyibushya gusa ari ibiryo stress burya nazo haraho zibyibushya ariko nibaza ko ubuzima bwari bwiza nta kibazo pe icyo nicyo cyonyine cyaburaga telefone no kuba wasohoka nyine ngo ujya ushaka ariko ibindi byose sava turyama ahantu heza cyane twaryaga 3 ku munsi kandi neza ibiryo bihinduranyije kawunga umuceri ibitoki ibirayi inyama ubugari nyama kabisa kuwa kane buri wa kane inyama uyu munsi wa kane buri wa kane uyu munsi wari kuba ubu ngubu yagiye uyange rigani akaba aricyo kintu yakundaga na mwanyo rigani akunda inyama ndamuzi inyama ntago ari ibyanjye ariko rigani yakundaga inyama cyane akunda inyama pe rigani akunda inyama n'akawunga ndabizi inyama kabisa mukanywa n'ubuyi bwa mu gitondo yabanaga koma keza karimo amata n'isukari kantine yari hari washaka umugati capati irindazi ukagura nta kibazo kabisa saa 9 tukarya na ninjoro kuko icyayi babaga bagitanze mukongera mukanywa hari televiziyo amadekoderi yose arahari DSTV Azam StarTime urumva n'ubuzima busanzwe amaradiyo bumva urubuga bumva amakuru nta kibazo kabisa cyari sport irakorwa nta kibazo hari umuntu mbonye yandikiye arambaza ati Jangwani hari ibyo twumvishije ko hari amafaranga abantu bishyujwe y'amatike Jangwani nawe niko bimeze ese ko sinzi nibyo natinye gutanga ntago natanga nimero ya Jangwani kuri radio ngo abantu ngo bashaka kugufasha ngo kwishyura tike yabo cyangwa wenda we bimeze biti duciremo ntabwo biracyari mu bushinjacyaha nta kintu ndumva nta kintu nabivugaho turategereje twumve ntago turabimenya neza ntago urabimenya neza
Abdul rero uyu mukire wa hariya ku Gisimenti ati urabizi Jarike ngende umureyo ariko umuhungu ndamukunda cyane. Asante ndamukunda cyane Abdul. Nibyo wa musportifu Cento nyibutse kubera ko Jangwana aje. Ati sa Jangwanovic umumere peace ndamuha peace rwose nta kibazo. Francis ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati nta buryo Jangwani yavugira ikipe irenze imwe. Ati kuvugira APR yonyine ati mba numva ko abandi tubiguyemo. Ashaka kuvugira n'iyigihugu ariko avugira Amavubi Jangwana avugira n'Amavubi sa Jangwanovic. Francis rero muri Amerika nawe reka musuza ati ariko n'ubundi rega ariko nta nabwo mvugira imwe n'ubundi wenda ahubwo vuga uti nta kuntu yavugira ikipe zose ku byiza ariko ubundi ndazivuga nshobora no kutavuga ibyiza ku zindi ariko nazo mba nazivugira. aya ngo ucingira wahereye kuri wasiri mushuti wawe abaze bandari inshuti yawe guys cyane ariko buriya inshuti yanjye bikomeye cyane namakunda cyane kabisa abantu babyumve ni inshuti yanjye nkunda cyane kabisa buriya iyi nkundura ubona y'abantu bakunze umupira wo muri Tanzania nibaza ko ni ngewe wabimuzanyemo tubizana mu bantu benshi turi babiri Ngabo Robeni afiki yangu namwitaga Mpenja twareberaga kwa Rakeri yego ari mukora 11 dukora 11 bamupanga 11 witwa Jangwani kandi ufana Simba ariko wamugani bundi birabitse byawe Jangwani mu rugo ninge muntu ngenyine hapana mu rugo mo tuvukana aba familie bakura aba oncle aba grand frère aba sisters ibintu byose nta muntu n'umwe mu rugo udafana Yanga usibye nge timu ya wananchi mu rugo n'abafana ba Yanga cyane n'ikipe ya APR izo kipe ebyiri nizo zivuga mu rugo nta yindi wazana wese wisanze gute wekunda Musimbazi wisanze ute Musimbazi unitwa Jangwani kagufana wisanze ute Musimbazi sinabimenye ukuntu byaje ariko ni hariya ngewe kabisa ni hariya kandi navuga ko game changer mpira wa Tanzania yagarutse Jariko Nyitege game changer boss lady Gonzalez yagarutse Banyitege yaje kugarika mu buryo bworoshye ngo utsinze 6 ndakugarika kigeze kintungura byo navuga ko yari umutoza mwiza ariko hari ikintu ubona yaburaga kuko Yanga match zose dukina nayo yose possession de balle mba ndi kuri 60 kuri 40 na occasion mba narasaba ari menshi ariko wabonaga ikintu cya finishing kabisa ikintu twaburaga Yanga kazi imwe gusa screen protector aracyari ariko bazabiba nta kibazo. Okay ati wekunda Msimbazi sa Jangwanovic Mungu apewe sifa Keve Sport ubwo ngibyo Jangwana avuye bya Mani reka ntabwo nabishyiramo Jangwana ibibazo afite wimushyiramo ibibazo bya Mani ngo nta kuntu yavugira Kiyovu ko nta muvugizi igira Kiyovu ariko aramufite grand frère umuvugizi Emeti no butumwa mbonye hari abandi na role model wanjye ngewe mu bavugizi bose babayo kabisa Emeti cyane ariko ndaranimubwira nabone yanjye abivuga rwose role model rwose ngewe nemera mu Rwanda ngiye kupe Emedi arahari ariko Emedi dufiringa n'ibibazo Kiyovirimo oya na situation Kiyovirimo ibaze none nagize amahirwe Emedi yagize amahirwe Emedi aravuga cyane usibye ko hari abantu bamenyereye kubaho ubuzima butari bwiza ushobora kumujyana mu buzima bwiza bikaba byamwafekta nabyo ariko ntabwo mutangirira kuri Emedi ntabwo ari we none se Jari ntabwo si kera mu cyaro abantu waga inkweto gukina umupira bikabananira yakuramo inkweto afite ikirisi nibyo urugero ntabwo rutanga umaze kuvuga Emedi wari gutanga urugero kwere nk'urwo ngo igihe narutangiye wenda nicyo kitari cyo ariko ntaho bihuriye na Emedi kandi n'ukuri mbivuze iyo sheba hari nabwo ari kumukira Kiyovu ngewe Desire mfata amakipe ane mu bwoko bugera muri bune bw'abana hari umwana ubundi mu ishuri iwabo baba ari abakire bamuha ibintu byose facilities zose azibona ibikoresho byo ku ishuri amamodoka amutwara ibigo byiza na kurudisora akayibona umwana akaba wa mbere n'ubundi ntarengwe n'ibyo ngibyo ngo agenda bicyasama akaba wa mbere mfata ko ari nka Club Giant APR je mufata nk'uwo mwana wahawe byose undi mwana rero nanone wahawe bya bindi byose nka wa wundi ariko akagenda akaba
akagenda akabicyasama akiberaho mu ishuri hano hakiri ibintu byose uganase bifata nka polisi FC hapana national police FC byongero mutagera kuza kunteranya bifata nka polisi hari undi mwana wa gatatu rero uva muri famiye ikennye itishoboye no kurya n'ibibazo n'inkweto ntiyambara n'amakayi no guteratera ariko yagera no ku kigo akishinga abana b'abakire akagendera mu kigare cyabo no kwiga bikamunanira agakomeza kabaho fata nkagomba niyagora ingero hari undi mwana wa kane rero uri mwa buzima bubi no kurya n'ibibazo uniforme no gutira amakara hinduranya ariko byibura agera ku ishuri akarwana wenda ntaze muri wa mbere wa kabiri akabyura akaba nko munani akimuka bifata nka Kiyovu n'abanyamugi kabisa n'abanyamugi so urumva rero Emeldi ntago kabura kubashyiriramo abo ngabo hagati yakubitanye kompani ya gori nawe na wundi kompani ya gori bagendana n'abakire Vandame mwana agendana n'abakire Vandame cuma umuvugizi w'abafana ba polisi ku isi yose yose kana sinzo ko kavuye ati karanzonga Chukazi asisajya ngo bice nave muri studio yamaye abantu bacagata ariko kuri ibi twaba turi ariko mukomeze mugura amatike abakunzi b'ikipe ya PRC abakunzi ndikubona numva abakunzi akanyenyeri 6 kabira akanyenyeri 700 rega kumurekura ntago ndibubishobore mupenzi ati munsurize mupenzi abiri yo mu gihugu cy'u Bufaransa ati munsurize cyane ati Jangwanovic twari tumukumbuye kabisa mupenzi ubutumwa bwawe rero nabutanze hari undi mushuti wanjye tuyishimye uba muri Amerika ubundi wanjye anambwira kuri match nk'izi zikomeye mpuzamahanga wenda nk'abafana 100 baguriye amatike yego abafana 100 baguriye amatike dusigaranye amatike ahubwo tumaze gutanga abiri abandi babiri nimero ntago twayitanze ubwo utazi nimero ya BNB ubwo arahombye ni tike 5 twavuze tutereka tuzitange nka plateau z'abakunzi b'ikipe ya APR bafite amajezi cyangwa tuze kubaza muri na Omar hakurya niba bakunzi b'ikipe ya APR nawe yabaha amajezi abantu tutangiye kugira n'umuco sa Jangwanovic mukangurira abantu kugira umuco kuza kuri ikipe yawe wambaye ibiranga byayo oya usa n'ikipe muna we na sa Jangwanovic hano arahitamo banavuga ati uyu koko ni APR nka mbere ho wabaga wabumva kuko barakubwiraga se turazigurira he ziba he kuko kaba wabumva ukasanga umuntu yambaye jezi ya Juventus nyina arimo arashaka umushanyisha wari wenda yambaye nk'iya Chelsea ariko ubu ngubu nta rwitwazo kandi amafaranga makipe kubona jezi nk'iyi ngiyi nibaza yuko hari nabo numvise bavuga ngo ariko ngo kubera iki ngo mace ngo bayishyize saa 8 ngo kuzuba ngo kandi ya yindi ngo yishyira saa 12 ngo kwitara ngo buriya ntabwo ari ubushake bwabo ntabwo ari ubushake kera hari ubwoko bubiri bw'amakaramu yabagaho jari kengera ngo murayazi habagaho Bic marike ya Bic ubu tuba twiziko ari karamu zari guraga uko yari nziza uko yishingaga kose yarandika hari indi sitwaga Beifa iyo wayicurikaga cyangwa se ukagendera ku zuba kenshi yarabiraga kubira irabira iriya jezi wayishyira ku zuba rya saa 8 ntibiri ntibakwitwaza ngo nitara bakunda harimo n'icyo kintu cyo kurengera kubira kwa jezi iyi rero ntabwo wakina saa 8 saa 7 za kumanywa i Dar es Salaam nta iguma ari Bic ubundi baravuga ngo jezi original ntiwayikiniraho ku zuba ritwika ntabwo bishoboka byo wawe washya urashya ninde rafiki yangu Shana narakubonye niwambonye ninde se yumbuye baraziranye